kumbe ntago na wambwiraga kari akanyagwa umva kari akanyagwa ngo nagakingiriza nje nago ngiye mu mico mibi nago ngiye mu mico mibi nakurira no ntagakingirizo nje nago ngiye umva nago ngiye mu mico mibi ushaka iki ngiye kubonana na Vanessa hanyuma mubona ikizi tuganire nyine umuntu wese cyangwa no maso uwo mukobwa Vanessa yambonye ahita avuga ati ngo niwe musore wa mbere afite kuri iyi si none warashaka kumfobya ahubwo so ushinzwe iki muri urugo ko natari nkuzi suri umukozi suri bosi yewe nta nubwo ukora n'akazi k'ubusekirite undi ushinzwe bare kabiri watumutse wavemo shana wawe kandi wowe sa ukagaruka sha uretse soka vuma ukuri nzagaruka zagira bangahe uje ngabo igihe wabyukiye bite sha natinze kabisa none se uguhamagaye ninde ubu ngiye kuroba umukobwa wanjye witwa Vanessa oya ubwo noze jene kaguhamagaye ari wo kumbaza ngo waraye he naraye hese sinje mu gitondo ariko suzi ko mba ndinji ariko ngiye kuroba umukobwa wanjye witwa Vanessa kaze nkumbize kuri niba bitarahindutse kano kanya sibyo bari ku buryo ndaba nambaye ningenda wayibonye oh my god ndapfuye none se ngiye kuroba umukobwa wanjye witwa Vanessa none warambwiye Vanessa okay Vanessa mfite akabox byuze akabox k'ikisi Vanessa sari nago ngiye gusambana nawe n'umukobwa nkunda uri kumva ngiye kumureba none abakobwa b'iyi minsi akabox nago nkazi abakobwa b'iyi minsi bakunda abahungu bambaye amapocket utakambwiye ariko ntawe nakwemeye nako bana ariko ndakagura ku muhanda akabox ku kabox ariko uri kumbwira nago nkazi ngiye nigira kwirebera umukobwa wanjye witwa Vanessa bye ugira umunsi mwiza ujya ufana amaguru ariko kaze nkwereke ikintu kimwe ntabwo nshaka kuzakuze sibyo ibyo ushigiye mu wowe birakureba sibyo sinsigaye ahangaha ariko se na box ni utayimye birakureba nabyumvishe nta gakingirizo ufite birakureba kumbe ntago wambwiraga kari akanyagwa umva kari akanyagwa ngo nagakingiriza ngiye nago ngiye mu mico mibi birakureba niba nta gakingirizo ufite ngiye nago ngiye umva nago ngiye mu mico mibi ushaka iki ngiye kubonana na Vanessa hanyuma mubona ikizi tuganire nyine umuntu wese cyangwa no maso imibonano y'umubiri oya nago mbisobanuye nabi imibonano yo guhura bisanzwe no guhura bisanzwe imibonano yo guhura bisanzwe kanekeza ko Uwiteka abitwemereye amen kuko ariko niba nta ka box twaye sibyo ndifata sha ibyo ngibyo uri kunzana ndi kumva nazi ngaho mva nk'ibintu utangiye kumbwiraho sawa turi kumwe ariko nze kuza nyine ndaza kuzaki ariko umva banza unyumva hano ngaho niza kugukomangira wowe ngwino hano ase ushaka iki kuko nguhanuye ukagira ngo urahari mukuru kuri wowe uri mukuru ndabyumva reba ukuntu ndi kugenda nakagaruka bitewe n'amagambo uri kumbwira ntabwo ari meza bivuge noneho byose burundu noneho birangira burundu nkwereka ko utanagomba kongera no kumubona burundu none se nuko nugaruka ngana sawa
bita musore wowe bite byakoze usoza nta cyo mfite twari twabagendereye mu gisaguza gisa nk'agasamu nyinga cyane kimwe ibibuko byacu akuse muri mutari numumva n'ikintu umuntu aje abashakira mukahita mutangira kumutuka iki mbanga n'amayibobo nkawe ndavuze ngo mbare 2 3 wasohotse mu hano ku gisa n'ibidushi sakumirora umva ahubwo ngo baze murangishe umukobwa witwa Vanessa uramuzi wowe ndashinzwe kurangira abantu binjije nkamwe mutazi wo mujyi urabona ndinjije banzu ndebe neza banzu urebe uzanunambarira njyewe ni Mika Fashion ahubwo se banzu nyumva ahubwo murebe ibyo wakigoryo yenda shaka undangira umukobwa witwa Vanessa nabindi ubashaka kumworoga mbamubwira shaka agakungu k'insorasere z'iki gihe mwihaye agakungu kandi kina Vanessa n'ubugegera icyo dupana ntabwo cyute ugome ako se mushaka no kunkubita njyewe nakubwiye ngo icyo dupana ntabwo ukeneye kukimenya nawe rwose uburyo wambaye nta nubwo wamagarara imbere uri kumva n'ikintu ushinzwemo hano muri uru rugo ako wambobore wanza wirebe guturuka ku kirenge wanza wirebe neza urabona niki gituma uyobye ukabuje hano reba runo rukwete ibidashiri reba runo rukwete 12 reba runo rushati reba ino shati uza amadolari gura banza uyirebe n'uwo mukobwa Vanessa mbonyi ahita avuga ati ngo niwe musore wa mbere afite kuri iyi si none wowe urashaka kumfobya ahubwo so ushinzwe iki muri urugo ko natari nkuzi si uri umukozi si uri bosi yewe nta nubwo ukora n'akazi k'ubusekirite ubundi wowe ushinzwe cyane wowe uri umuzamu mushyashya abazamu bose bazanye hano barabanza bakabamenyesha kugira ngo atazagira umuzamu umenyera wowe wakigabo urabona da ushaka mubyo wakagabo ibyo nshaka kubwira urabyumva neza ntukireba nk'ikintu kije cyambaye bidashirira hano nashaka Vanessa se n'inzira ijya rero urebe ni pocket ariko nambaye tukivugana mu magambo meza minota 2 mvuge 2 wasohotse mu hano uyisutuma kayi kinkorera kazamuka ngo ngiye nsoke mu minota 2 ni wakungira mu wa gatatu tukivugana uri kumva 2 wasohotse hano ntabwo none iki gisura cyawe murabibona ntabwo ibi bintu byihanganira noneho n'ubu sinsotse paka Vanessa mubonye urabona ibintu utangiye kunkorera wowe ako ubundi kino kigabo aho ubundi njye mpanze mwereke ntabwo nabyumvishije ufite amatwi atumva banza gushyiramo ikigo ufite amatwi atumva reka ntabwo njye nabwo ndi kukuza nkubaza Vanessa ukaza umbwira ati ngo nawe ubahanuga waramwimuye oya ukeneye kuhamenya hambwira none uvuze ngo 2 3 mbare 2 watumutse wavemo shanya wawe kandi wowe nzagaruka sha uretse zokuvuma ukuri nzagaruka no kurwana birimo kubyo ntabwo uri kubyumva zamuka ariko nako kiyewe noneho uru rupangu harimo umukobwa nkunda witwa Vanessa sureba n'ingaruka urwo rutwe rwawe nzarumanyu sureba usimwisokesha unyikubitisha utugere sureba wowe ndeba hano n'ingaruka uretse urwo rutwe rwawe nyina rumanyura njyewe uretse aho rubombanira urusenzi nka ruriya ruba rubyimbye nk'urudatekereza sha uretse nzagaruka kandi bizawe uretse sureba ndarumanyura urwo rutwe rwawe